n'ubu n'ibibore byinshi yabonye dukeya nyine tw'abantu abantu bakundana bakenya banangana ubundi se wahora n'umwana munganya ukajya kunkuru wahuye n'imboro bahuye n'urutoki urutoki rwawe ngo wamwihuriye isumbure kuri revo ufite imyaka 19 ugiye guhera n'umwana w'imyaka 20 na 29 ubanze wige no kuri izo revo uvuga ati bano bantu bameze gute ahantu n'isaha ntabwo nayobyiro jya mu bwana bugenzi alo akana ariko uko bari gatonya kikoreye impando bro afite umukazi no kuyikoresha kazi no kuyikoresha hari umwana bari mutonya pe yikoreye impando azi kuyikoresha avuga ati cyakoze uno mwana ariko twese twana bundi tuzi gukora akazi n'utuye ko twese tugenda bundi nicyo kintu ngundira abantu bakuru umuntu mukuru akora ibintu bye porampora nyene uko abazi cyashaka n'umwana bakiza ahubwo umwana bikorana ubwana na huti amerwa adasanzwe n'umukobwa kwera abakobwa babikundira n'ubundi utwana akumva naribi siko umukobwa bara n'umuntu mukuru se ubukobwa bw'ubwana bwa 19-25 kumana ahura n'umuntu mukuru akumva nakina naga mwishimiye nyine kuko baramenyereye babandi baramenyereye itwana bro zamura revo urakuze uri gukura zamura revo muri nyenzi kabakobwa kwikurira niba ufite nda nka 18 ubushaka 25 kuzamura shaka nyine nk'umuntu 18 wapi nagabashaka 25 abashaka kuri 20 ahubwo abashaka 19-23 nyine gutyo nitanaga ubu umwana wa 18 wamuhereza wa 30 akamwemera wapwa nje nibo ndakuze nikundira jewe nagize 18 sambana n'umugabo wa 35 wabandi wubatse gusa yabinkoreye neza pe n'ubundi narasambanye gusa nawe ndongoraga neza nuko yaje kugenda none barabuze ball babuze kabanda yabikora gasha ureka abantu